ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai Dubai nta wamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we. The ZOOM TV24. Minister wa infrastructure ibintu bamaze iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bibwira ko ari iki hari n'ibyavuba by'amazu mwubakiye abantu Yirekuye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo yarangiza akabagwa hejuru haba habaye iki biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi byavubaho ibintu cyangwa ntabyo hari biherutse kuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibona kubereye ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi awubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Sabimana Jean bakunda kwita Dubai uwo mudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize ku wa 4 cyangwa ku wa 3 mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yari yakoreshejwe nta standard zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials. Okay. Rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose zarizo zose bireba ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko akigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kukibibaho bishoboka bite Your Excellency ni ibyo mwarimu mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigiye zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code urwego rushinzwe inspection ahise bivuye muri inspection bamaze kubona yuko habayemo poor cyangwa se batubahije ibyasabwe hakozwe kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugarakamuha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemwo aturwemo n'abantu urwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga. Precisely. Ari bimaze imyaka nabyo myinshi nimwe akakubwira uyu muntu ubweraga nabyo bigashaka yubatse ahantu hatariho ubwo ni urundi rugero ndetse akubaka inzu akayirangiza ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka 2 ayubaka arayirangiza nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka ntabwo hakwiriye kuba hubakwa mumbwire ukuntu bishoboka mumbwire impamvu bitubamo
Your Excellency, ukurikije uko inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero. Hari aho yubakwa nk'uko mwabivugaga Your Excellency, hari inzego zihari, hari inspection teams ziri mu murenge, hari ziri mu kagari, hari ziri ku rwego rw'umujyi. Nibyo nshaka kumva rero, ntabwo mbyumva ye. Mwe murabyumva ni mu nsobanuro. Abari hano mwese n'abari hejuru ufashaka kugira ngo ambwire ndashaka kubimenya. Nimwe bibamo nimumbwire bishoboka bite bye simbyumva. Kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo. Ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye nibyo ko ubivuga. Ariko bimaze imyaka 2, ibikorwa bimaze imyaka 2. Umuntu yaratangiye amara imyaka 2 arangije ibyo yakoraga, hanyuma uravuze uti iyi nzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kuba ihari. Habaye iki mu myaka 2? Habaye iki ku buryo utayibonye ngo uwo muntu ahagarikwe? Habaye iki? Mwese muba muhari nyine, inzego zose zaba zihari guhera hasi kugera hejuru. Nimumbwire kiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo. Tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka 2, tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye. Nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera, akaba ariko tubaye gusa. Mwarangiza mukajya mu mahugurwa, n'ejo mukazayasubiramo, ariko icyo kibazo mukabana nacyo. Musobanurire. Ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo, ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba. Turaha. Your Excellency, biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe. Hanyuma tubaye ingwate z'ibyo ngibyo. Twibere dutyo rero, twibereho dutyo, tubyemere. None amaherezo azaba yahe? Your Excellency, no guhinduka no gufata responsibility, ariko nanone gute se muzajya mu kiliziya musenge, hari icyuma umuntu yabanyuzamo, hari urukingo, hari nimungire inama. Hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo, hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi. Ni uwuhe mugezi twabatwaramo? Rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi. Nimumbwire ni uwuhe? Kuko tuve mu bintu bya theory by'amagambo gusa, tugomba kujya mu bikorwa. Kuko ntabwo twabana, muremera ko tudakwiriye kubana nabyo dutyo, kandi nibyo. Ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bitya, ko bimaze imyaka, bimaze igihe. Your Excellency, ngenda bibonamo ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni uko hari aho tugera tukaba ntibindeba, umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe, ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari, akabicaho. Ni umuyobozi w'akarere, ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka, akabica akabireka, birabazwa kanaka.
ikindi cya kabiri mbona your excellence ni guhishira, kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe. Urebye nk'iyo case yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material, especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete. Ibyo ngibyo bikagaragara, ariko nyuma bigahishirwa, abantu bagakomeza bakamureka bakubaka. Ari nabwo haza kuvaho cya kintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye, ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye, hari urwego yabigejejeho, urwo rwego ntirwafashe imyanzuro. Iyo excellence kugeza kuri cya rwa rwego ya mazu bageraho bakamuha occupation permit jya gukorera muri ya mazu, kandi cya kibazo cyagaragaye. Nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo, ariko hari icyo ngishaka kumva ntaramwumva. Ariko hari ikindi nkeka, ntabwo nari nzi ko abanyarwanda ari uko duteye. Ubundi nari nzi ko abanyarwanda banga umugayo, abanyarwanda hari ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless. Spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati n'abantu bari aho batagira innocence, batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze. Ibintu biri aho bihora bimeze nk'iki, mbese icyondo biri aho bifobagana bitageramo akantu gakomeye wumva muri aho. Icyo mbivugira, hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu, ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya. Ntiwabwira umuntu, ntiwamureba mu maso ngo umubwire. Nicyo mvuga, ni ikintu kiri aho gifobagana, kiri aho abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza. Kubaho utyo gusa uri aho umukuru umuto, nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko. Ubu ni uko mumeze muri ibintu biri aho bitagira icyo byanga, bitagira icyo bikunze kizima, bikaba ibintu bijyana, amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa. Ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi, guhera ku muto kugeza ku mukuru, n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze. Muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo, ukavuga ngo ntakivamo, ntajyahagurukamo, kikababara kikagira agahinda, ukibera mu cyondo. Nuko mumeze. Ibyo uvuga nuko bimeze. Ibintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza ninde yitwa nde? Kayihura, ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde? Azwi ku izina cyane rya Dubai, ari ku izina rye niba ntibeshye neza Your Excellence yitwa Sayimana Jean. Yitwa nde? Azwi ku izina rya Dubai, ariko Dubai umuntu witwa Dubai yitwa Sayimana Jean. akabakora n'ibyo mukajyaho hakaba uri umubwira ati wewe
ibintu bifobagana gutyo mwese society kamere ityo umuntu akaza akabakorana ibibica cyangwa ibyica abanyuga kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi ariko bikugezeho bigahitana abawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho iyo byabaye umuco ntawe bitageraho ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai ntawamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we muri abantu ubwo rega n'ubwo byarabaye muzi n'icyabiteye muzi n'uwabiteye ariko nta n'utinyuka kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwi ubwo na minisitiri ubwo urahuza ntabwo uzavuga kuri Dubai kandi ni wowe witubwiye ibyo ni wowe ubizi ni wowe bitubwiye ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze icyaha ngo anakurikiranwe babimubaza ashwi nawe ubwo uzicecekera muri abantu yicarire nta kindi nakora Thank you, Excellency. The ZOOM TV 24.